Emile Zora yaravuze ngo nucecekesha ukuri ukagushyingura mu butaka uzaba wibeshya cyane, kubera ko ukuri kumeze nk'imbuto. Iyo ugushyinguye mu butaka uko byagenda kose kuramera. Iyo ukuri gushyinguye mu butaka gushobora kugeramo kukisuganya. Iyo guturitse rero kukamera kuza kurimbura ibyo gusanze mu nzira byose. Yaravuze ngo nta mugabo ukundwa ahubwo hakundwa ibikorwa bye. Nta mugabo ukundwa ahubwo hakundwa ibikorwa bye. Ahantu hose umugabo bimusaba ibikorwa kugira ngo yemerwe. Hari n'undi wavuze ngo abana, abagore n'imbwa nibyo binyabuzima bikundwa ubuziraherezo, naho umugabo we akundirwa ibikorwa bye. Ni nka wundi watubwiye ngo urukundo rw'umwana kuri nyina birikora, ariko urukundo rw'umwana kuri se nibyo papa akora. Buri gihe ahantu hose umugabo akundirwa ibikorwa. Yigeze kuvuga ngo nta kintu giteza imbere ubwenge nk'ingendo. Gukora ingendo za hato na hato burya biteza imbere ubwenge mu buryo budasanzwe. Gufata akanya ukagenda, ushobora gufata akanya ugatemberera mu bihugu by'abaturanyi, cyangwa ugafata rutemikirere ugatemberera hakurya y'inyanja, ukajya mu Bushinwa, ukajya Dubai, ukajya i Burayi, ukajya Amerika. Ibyo bintu bikuza ubwenge mu buryo budasanzwe. Nta gihombo na kimwe kiri mu gutembera. Nta kintu rero giteza imbere ubwenge ingendo shuri. Yaravuze ngo ishingiro ryonyine ryo kubaho ni ugukunda ubuzima no kubwizera, ndetse ugakoresha imbaraga zose zishoboka z'ubwenge mu kubusobanukirwa kurushaho. Zora yaravuze ngo umuhanzi ntacyo aba avuze iyo adafite impano, kandi impano ntacyo iba ivuze iyo idakoreshwa. Aranavuga ngo reka turye kandi tunywe tugamije guhaza irari ryacu ribi, ariko ntibigatume duhumanya roho yacu. Zora yaravuze ngo ese siyanse yigeze idusezeranya ibyishimo? Nge siko mbyizera, kuko siyanse yadusezeranyije ukuri. Ahubwo ikibazo gisigaye ni ukumenya niba ukuri kuzabasha kuduha ibyishimo. Zora yaravuze ngo ntabwo ari njye ukomeye, ni ukuri gukomeye muri ngewe. Aranavuga ngo abantu baramutse bakundanye hagati yabo, ibyishimo byahita bisendera ubuzima bwabo. Zora yaravuze ngo nta rukundo nta buzima. Aranavuga ngo ibintu byose ni inzozi. Uyu mugabo yaravuze ngo hahise hameze nko mu bwiherero. Hombi ni ahantu ho kuzirikana, ariko si ahantu ho gutura. Mu hahise ugomba kuhazirikana kugira ngo hakuremo isomo rigufasha gukomeza kujya imbere, ariko si ahantu ho kuba, si ahantu ho gutura. No mu bwiherero ni ahantu ho gusura, ariko si ahantu ho gutura. Zora yaravuze ngo umwanzuro ntabwo ari uw'umuhanzi, ahubwo umwanzuro ni uw'abantu bazagerwaho n'ibihangano by'umuhanzi. Aranavuga ngo ku rwanjye ruhande ntushobora kwemeza abantu ko hari ikintu wabonye mu gihe utaragifotora. Muri make ni bya bindi abubu bavuga ngo nta foto nta cyabaye. Zora yaravuze ngo Imana yanjye ni Imana y'ubuntu, igirira neza bose itarobanuye, Imana y'urukundo kuri bose itarobanura ku butoni. Ariko narumvise ngo Imana yabo iyo ni Imana y'uburakari, Imana ihana, Imana irimbura, Imana ifuha. Zora yaravuze ngo ntushobora guhindura isi mu munsi umwe. Ni umuswa uri usezeranya ko ashobora guhindura byose icyarimwe. Aranavuga ngo nta ngoma nshya yigeze ishingwa nta rugamba, kubera ko amaraso niyo akora ifumbire nziza. Uyu mugabo yaravuze ngo nahitamo kwicwa n'ishyaka kuruta kwicwa n'ubunebwe. Aranavuga ngo ubushobozi buke bwa muntu niyo mipaka yonyine y'ubuhanzi. Uyu mugabo yaravuze ngo umugore iyo agiye gukora amahitamo ya nyuma areba aho azaba atekanye kurusha ahandi. Umugore nta kindi kintu akenera uretse umutekano. Kuba umugore atekanye birahagije. Niyo mpamvu umugore ashobora kwemera kubana n'umuntu adakunda, ariko kuko uwo muntu atekanye mu bijyanye n'ubuzima bw'ibifatika, umugore agakubita imibare akaba ari we yerekezaho, kabone n'ubwo umutima we waba wibereye ahandi. Umugore iyo agiye gukora amahitamo ya nyuma areba aho azaba atekanye kurusha ahandi. Zora yaravuze ngo umbajije icyo naje gukora kuri iyi si, nakubwira ko nazanywe no kubaho ubuzima bwuzuye. Nazanywe no gusiga neretse isi ibyanjye byose. Zora yari yaramenye kujijisha isi nayo ikakujijisha. Ujijisha ubuzima nabwo bukakujijisha. Ujijisha igihe nacyo kikakujijisha. Niyo mpamvu yabagaho ubuzima butarimo kujijisha, kubaho byuzuye. Mu magambo yose Emile Zora yavuze mu nyemerere nyasoreze kuri iri ngiri, yaravuze ngo iyo nta byiringiro by'ejo hazaza bihari, ubuzima bwa none buba bubishye bitavugwa.
aya rero ni amagambo meza cyane yavuzwe n'icyamamare mu bwanditsi yitwa Emile Zola.